bakunze ba akabando net 7 twongeye kubasuhuza rero igitondo cy'umunsi rero ku cyumweru turi kumwe n'umwari Nyiramutemba Shyushyu, umwari mwiza rwose ubereye kuba mama w'abana. Turakwakiriye kuri mikoro za akabando net 7, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze, amazina yanjye nitwa Isabelle Clarisse, abandi umukunzi w'akabando net 7. Murakoze. Urakoze cyane Isabelle Clarisse. Tugusanze hano nga muri rugo iwanyu, sinze niba tutabatesheje imirimo nyine kugira ngo tubashe no kuganira birambuye. Murumva mwaduha umwanya kugira ngo dukomeze ikiganiro? Yego, nta kibazo, nubwo mununguye bwose ariko nta kibazo nawe umwanya. Mwari muri muduki se niba bitababangamiye? Narindi mu turimo nyine tumwe na tumwe mu turimo tujyanye n'ibiki? n'uturimo two mu rugo nyine tw'abakobwa. Kagusa gutyo kunusa neza, utuntu twose uradufite nta kibazo. None ariko kubera ko wari wambwiye ko dufitanye interview, nari niteguye ariko ntabwo byari cyane. Bamamagaye barambwira ko ugeze ku muhanda nanjye bitanitegura. Birumvikana. Okay, Clarisse, tugusanze n'ahangaha ni mu murenge w'uhe, mu kagari ka Mudugudu w'uhe? Ni mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Musezero. Mudugudu wa Kagara. Nigeze ngo nawe urawibagiwe. Hano ni iwanyu? Yego. Niba atari ibanga ufite nk'imyaka ingahe? Imyaka ndakecuye. Ndashaje. Ubwo iyo ucecuye biba bishatse gusobanura iki nyine? Urabona ndakuze. Urakuze? Urakuze ku buryo ugeze igihe cyo kuba wagira icyo wibwira? Ndakuze pe. Yego. Clarisse Isabelle, reka tugo kubitindaho nta kibazo. Uracyari umukobwa? Uracyari umukobwa cyangwa se warabishoje? Oya, ndacyari umukobwa. Uracyari umukobwa. Nuvuga urarindiriye. Nimpamvu wanze kuvuga n'imyaka ye kugira ngo atagira uyumva kumva. Ego. Yego. Niko bimeze? Wihangane uvuge cyane kugira ngo abadukurikiye bashe kumva akajwi kawe keza. Ese Clarisse, mu busanzwe mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe nyine nkora ibijyanye n'amahoteli. Ko nibyo nize. Wize hoteleri na tourisme, ndumva ngira ngo birajyana. Yego. Okay, Clarisse, hari umuntu watubwiye ikintu gitumye tuza no kugusura. Hari umuntu watubwiye ko uri umuhanzi, waba warasohoye indirimbo za audio witegura gusohora iz'amashusho, nibyo cyangwa barakubeshye? Ubu buntu ntabwo muzi ariko wenda birashoboka. Nuvuga uratwika? Uratwika nk'imana. Wenda ntabwo tugiye kugusaba ngo dushyirireho, twebwe ubwacu tuzazishakira tuzishyireho, mbega tuzumve, noneho tuzagaruka kugusura wanakoze n'amashusho. Murabitwemereye? Yego, nta kibazo. Niba atari ibanga, indirimbo byibura waba warasohoye watubwira nk'akazina kayo twumve, indirimbo imwe waba warasohoye? Ndategereje. Wasohoye indirimbo Ndategereje? Yego. Mu bisanzwe n'ubwa mbere byari bibaye mu muryango w'iwanyu cyangwa harimo abandi babaye abahanzi? Ni wowe wenyine? Okay. Clarisse rero reka twe kubikindaho cyane. Imana izagushyigikire ubashe kugera ku ntego, dore n'abandi baragafashe, ubashe nawe kuzamuka. Kandi akabando net 7 nizere ko tuzabigufashamo. Yego, murakoze. Clarisse, turabona uri umukobwa mwiza, watubwiye ko ukiri umukobwa, urategereje. Iyo umuntu ategereje byibura afite nk'ikintu kiba kiri nk'ikintu ategereje, nuvuga utegereje umusore cyangwa se wenda ntawamenya aho kuva aho ugereye aho ngaho, nubwo waduhisha imyaka yawe, ufite fiyanse. Ufite fiyanse. Murateganya gukora nk'ubukwe ryari? Ni ibanga, ntabwo ari ngombwa. Byose biracyari mu ibanga? Yego. Okay, nta kibazo. Wenda hari igihe
baca umugani mu kinyarwanda ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, igihe cyo tuzabimenya kandi uzabona natwe twaha tuzawutaha. Ego ntabwo mwabiyoberwa. Okay, Clarisse turakomeje n'ikiganiro. Watubwiye ko hano ari murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero. Ubusanzwe uvuka he? Niho mvuka. Uvuka none muri uno murenge? Akaba ariho ukiri? Mbega. Okay, urakoze cyane. None reka twinjire mu mateka ya Gisozi. Gisozi wavukiyemo, uyiziho iki, uyiziho iki? Tubwire wimareyo kabisa, tubwire Gisozi kuva wamenya ubwenge. Gisozi uyigiye cyangwa se nibyo wagiye wumva byerekeye Gisozi, ngaho tubwire. Ku Gisozi nyine nzi ko harangwa amateka atari meza mu gihe cyashize. Ubwo ni nka ryari? Mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Nzi ko habayeho nyine amateka atari meza. Yego. Ndumva ari ibyo. Yakomeje tubwire Gisozi ko Gisozi yagiye irangwa n'amateka. Gisozi yaba yaratuweho n'umwami. Byagenze bite? Tubwire. Tuvoma amavu n'amavuko ya Gisozi kuva wamenya Gisozi cyangwa se ibyo wayumvisha. Gisozi rero nubwo nyituyemo nkaba nyivukamo, nta bintu byinshi nyiziho cyane, kubera ko ntabwo ndi mukuru cyane birengeje urugero. Yego nyine ndakuze ariko ntabwo ari cyane, rero nta bintu byinshi mbiziho. Okay, Clarisse, sinzi wenda reka nkwibutse twumve. Hari story nigize kumva ko Gisozi yari intoki gusa cyangwa se amashyamba gusa, niko biri? Yego, Gisozi nyine hari hatuye intoki nyinshi. Waba ubizi hose cyangwa se warabibwiwe, warabyumvise gutyo gusa? Hari ibyo ngenda numva kandi nanjye hari n'ibyo bwanjye nabonye, ariko hakaba harahindutse. Ngaho tubwire itandukaniro ry'uko wabibonye, utubwire n'itandukaniro n'iryaho Gisozi igeze muri iyi minsi. Gisozi yateye imbere cyane kuko nyine haragutse, usigaye dufite umuhanda, amazu meza, haratuwe, hameze neza. Ni irihe terambere cyangwa se rifatika waba warabonye muri Gisozi ryaje uribona? Iterambere ni umuhanda nabonye, ikindi nkaba mbonamo n'amataje. Okay, Clarisse, mu bijyanye n'amashuri ngira ngo mwize hafi aha ngaha muri Gisozi, sinzi mwize guhera muri primaire, wize hagana? Primaire yanjye nayize groupe scolaire Gisozi ya mbere. Secondaire mu mwaka wa mbere niga kuri college Indashyikirwa. Mu wa kabiri nyine secondaire ngaruka niga externe, niga nyine nanone kuri groupe scolaire Gisozi ya mbere. Nuvuga activities zo cyangwa se ibikorwa byawe byose wagiye ubikorera muri Gisozi, uretse aho wimukiye ugiye muri secondaire mu ya mbere. Nuvuga none ashaka n'umugabo uzabikorera muri Gisozi? Oya, ntabwo mbizi. Kuki ibyo utashobora kubiteganiza? Ntabwo navuga ngo ni ku Gisozi kuko nyine bishobora guhinduka bitewe naho icyerekezo fresh izagana. None se Clarisse, dukomeje n'ikiganiro nyine twari turi ku bijyanye na Gisozi nanone reka nkwibutsa abantu bitaga, nanjye sindi uwa kera cyane ariko byibura inkuru nyinshi najyaga nzumva. Hari ahantu bitaga Intora, babuze amakuru yaho? Ntabwo yazi. Bajyaga bavuga ko ahantu bitaga Ntora cyangwa se Gisozi ngo habaga abarozi benshi. Wigize ubyumvaho? Numvaga ko hari abarozi benshi ariko ntacyo mbiziho. Okay, reka twe kunabitindaho, sibyo? Twikomereza ikiganiro. Okay, ngiye kukubaza kandi akabazo ngiriyeho amatsiko, numve ko byibura wize icyo bita history. Ntabwo history wamenye ibyo ku Rucunshu gusa, n'ibyo ku Gisozi wanyu wakagombye kuba waramenye. Niyo mpamvu Gisozi yitwa Gisozi. Impamvu yitwa Gisozi nuko hari hatuye umwami. Byagenze bite?
kugira ngo bayite Gisozi? hari hatuye umusozi. Hari umusozi? Yego. Nuvuga iyo hataba ahantu hose hari umusozi bajye bahita Gisozi? Oya. Wapi. Wowe tunyurire muri make utubwire ati ni impamvu bahise Gisozi nuko ni impamvu bayise kuko umaze kumbwira ko hari hatuye umwami. Murakoze cyane. Ndaje tubwire umwami wari hatuye wari. Oya tubireke rwose. Ntabwo abishobora? Ntabwo nabishobora. Okay. Clarisse, reka byibura amateka ya Gisozi numva utayazi cyane, ariko ngo haye umukoro wo kuzabaza mama cyangwa se abakuru kugira ngo bakubwire amateka ya Gisozi, kugira ngo utani tugaruka mu kiganiro cya kabiri tuzageranye mu gihe wazaba washyize wakoze amashusho. Icyo kiganiro tuzakigarukaho utubwire amateka ya Gisozi neza neza, sibyo? Yego, nta kibazo. Okay, twagiye. Watubwiye ko wigize ku Gisozi, uvukira ku Gisozi. Amateka yawe twayumvishije nyine uburyo wagiye ubaho. Watubwira amakoni cyangwa se imihanda iri muri Gisozi uko ingana? Gisozi cyaba ari ikizamini none umaye. Nacyo kiragutsinze? Kiratsinze. Clarisse, kuva ahangaha turi kugera ku Kinamba nawe cyangwa se kugera Nyabugogo bishobora kugutwara isaha. Urumva kugaruka kongera uve Nyabugogo ugere ahangaha, urumva byagutwara igihe kingana iki? Nacyo ni isaha. Nimba kuva hano ari isaha, no gusubirayo ari isaha, n'ubundi kugaruka ni isaha. Kugaruka ni isaha. Urakoze cyane, ugishubije neza. Clarisse, twagiye tugiye kwinjira mu bijyanye n'ikiganiro kijyanye n'ubuyobozi. Watubwira umuyobozi w'umurenge wanyu utuyemo? Umuyobozi wacu w'umurenge? Yesuwe. Umuyobozi w'umurenge se ndumva namwibuka neza. Ntabwo mwibuka? Ntabwo mwibuka? Umuyobozi w'akagari? Umuyobozi w'akagari mutuyemo? bamwita Epimaki. Epimaki? Yego. Okay. Twagiye. Watubwira meya cyangwa se guverineri w'intara y'Amajyaruguru? Rwose ntabwo mbizi. Ntabwo ujya wumva radiyo se cyangwa nta nubwo? Ntabwo njya numva radiyo pe. None reka nkubaza akandi kabazo koroshye cyane, koroshye, sibyo? Koroshye cyane. Inama yari kuba ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 ibereye muri Congo, muri DRC, yari kwitabirwa n'abandi? Yari kwitabirwa n'abandi ndumva ari abayobozi b'igihugu. Yari kwitabirwa n'abayobozi b'igihugu? Yego. Batubwiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abandi bayobozi nyine niwe n'abandi bayobozi nyine. Abo nyine tubwire ni abahe? Se kuko ni abayobozi nyine b'ibindi bihugu bitandukanye. Nk'ibihe n'ibihe? Tanzania, Uganda, Burundi n'u Rwanda. First of all, Rwanda. N'abandi nyine. N'abandi. Okay, twakomeje. Wenda ababishinzwe baraza gutanga. Nk'ubu ngubu ari igihembo uramutse ukoreye cyangwa se bakubwiye ngo urabona amafaranga runaka. Nguvuge umuyobozi cyangwa se uvuge umuyobozi wasimbuye wari perezida w'u Burundi yitwa nde? Wari perezida w'u Burundi yitwa uwabanjeho nzi ko ari inkuru nziza. Uwakurikiyeho ni ntabwo mwibuka neza. Ibibazo byose ko ndeba bigutsinze urabigenza gute?
nyine ubwo natsinzwe. Okay, twakomeje cyane. Clarisse, reka tugaruke noneho ku buzima bwawe busanzwe. Nk'ubu ni urugero, uramutse watubwiye ko ufite fiyanse, ufite sheri, nk'ubu uramutse mushakanye mukagera mu rugo yarangiza akaguca inyuma, wabyitwaramo ute? Namubaza impamvu yabikoze, nabanza nkamwicaza tukaganira, nkamubaza impamvu yabikoze, nkayimenya nyine ubwo ngubwo igikurikirana igihe nakimenye. Nyine kitubwira wabigenza ute? Namenye icyabimuteye nabyihanganira. Usanze ari nk'ikosa ari guturutseho warikosora? Usanze ari nk'ibye ari we wishakiye kubikora cyangwa se yabaye attractive kuri uwo muntu bashije kubona, wabigenza ute? Nawe wamuca inyuma? Oya, ntabwo namuca inyuma kuko ikosa ntabwo rikosorwa irindi. Okay, none se reka dukomeze wenda ku icyo kiganiro kijyanye n'ibyo, wenda turebe ko byakunda. Ibyo ibibazo byose twabajije byagiye bigutsinda, ariko niyo mpamvu nakubwiye ko ukwiye kugira gute, ukwiye gushaka uburyo wakwiga amateka. Watubwiye ko wize ibyo bijyanye n'amahoteli. Nk'ubu uramutse uhuye n'umuntu nyine akakubaza aho utuye, ukamubwira, ukakubwira se bimeze bite, wamuha amateka y'aho wavukiye tukumva. Clarisse, ngira ngo muri primaire uyu muntu ngiye kukubazaho mwaramwize, mwigizemo mwumwigaho, duha agakuru k'umugabo bita Karima. Karima nzi ko ari umugabo ushoboye gukora ibikorwa byinshi nyine bitandukanye. Nyine hari umwandiko wabaga mu gitabo, sinzi niba waragisomye, cyo mu wa kane, niba atari mu wa gatanu, niba atari mu wa gatatu, Karima na Gahigi bahuriye mu isoko. Tubwire. Karima na Gahigi bahuriye mu isoko? Ntabwo wigize ubyigaho? Okay, impamvu mbikubajije nuko numvishije uri umusitari, sibyo? Kandi abasitari bamwakagombye kumenya ibintu byose, ko umunsi runaka mushobora gutungurwa n'abanyamakuru bakabaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ibaze nk'ubu ngubu ibibazo byinshi nagiye nkubaza byagiye bigutsinda, sibyo? Uri umusitari, ugiye gusohora indirimbo zawe zigiye ku mashusho, tumaze kumenya amakuru ko uri umukinnyi wa filimi muri Karima, nibyo? Yego, nibyo. None se nk'ubu ngubu mukinamo ibiki, mukinamo ibijyanye n'iki? Tubwire nka filimi byibura yarakunejeje icyo gihe. Filimi waba warakinnye ikakunezeza ni iyi? Ni Amagorwa y'Umupangayi. Amagorwa y'Umupangayi yaririmo iki, byagenze bite? Tubwira akantu waba waravuze byibura kakaba karagucaka. Nka seni baguhaye ikakunanira ugatsindwa nanone. Seni bamaye irasekeje. Tubwire. Ni ijambo nyine ryari ryananiye kuvuga. Nari mazeho umwanya mwinshi kandi n'ubundi naryo ndivuze ndakotora. Ni ukuvuga ukimara gukotora ntabwo bakwinjije mu bijyanye no gukina? Oya, nyine nararikinnye rirananira. Nyine iryo jambo ni kw'agaca kayirya kakayimira kandusha amajigo. Kw'agaca kayirya kakayimira kakurusha amajigo. Ubwo ni iki bavugaga? Inkoko. Nuvuga kugira ngo baguhe iyo role cyangwa se ugiye kuri iyo sene, ni iki cyari cyahawe? Niyo mpamvu bari bagupangiye aho ngaho ngo gaca kayirya? Nyine ubanza ugakora casting, wayishobora nyine akaba ariho ukina iyo role. Rero abandi bakoze casting nabo birabananira. Rero nyine baravuga ati rero Clarisse turabona wagerageza. Barari bimbwira ndabifata, ariko n'ubundi kugira ngo n'ubundi narongeye ndakotora.
byagenze Nageze bite ku rero imbere ya kamera nyine n'ubundi ndakotora kandi n'ubundi nari nabishoboye ngaho tubwire ngo kagaca kari dusubiremo kagaca kayirya kakayibira kandusha amajigo kuko se urabona kakurusha amajigo kaba agaca kaba ari gatoya ariko wenda nyine sinzi icyo mwari mushatse kugeraho ariko urumva ko byari ibintu byiza ubwo wabishoboye wabashije gupasinga aho ngaho biremera yego byaremeye ngaho dusangiza amateka cyangwa se tubwire mugeze he mukina filimi muri ku ruhe rwego ku buryo n'abandi bashobora kubakurikirana bakabamenya ni filime nka zingahe mumaze kuba mwasohora tubwire dusangiza ayo makuru tumaze gusohora filime nyinshi hari filime yitwa Amagorwa y'Umupangayi nayo wayikinnyemo hakaza n'iza korona na korona no muri korona twarakinnye hakaza iyindi yitwa ni nyinshi ntabwo nabasha kuzirondora nyine bwira abakunzi ba Kabanda TV filimi ku buryo byibura niba zishaka bazabashe kubakurikirana hari Intandaro y'Ubuhemu hakaba Amagorwa hakaba izindi za korona hakaba no mu kagari yego n'izindi nshya nyine turi gusohora muri izo ngizo filime yakunejeje ni Amagorwa y'Umupangayi n'izindi zaranejeje utubwiye iyi filime yitwa Intandaro y'Ubuhemu reka tuyivugeho twumve Intandaro y'Ubuhemu wayihimbye urumva yarashatse kugera ku ki cyangwa se duciye muri makeya ibintu birimo Intandaro y'Ubuhemu rero ikintu yari ishatse kuvuga ni ku bantu bakundana ariko babeshyana rero umukobwa yakunze umuhungu amubeshya nyuma aza kumuvumbura ashaka kumuhemukira biramugarukira bari we bifata deni rero Intandaro y'Ubuhemu igaragara gutyo ni muri make nyine muri urwo rwego nuvuga barakundanye babeshyanya umukobwa ashaka kumuhemukira biramugarukira aba ari we bifata Intandaro y'Ubuhemu nyine iba gutyo wowe wakinnyemo witwa nk'iki nakinnyemo nitwa ngwiki cyangwa se wakinnye yiherore nakinnye rero ndi inshuti y'umukobwa nyine bita uwo ngo wahemukiwe uwo muhungu nari inshuti ye Clarisse rero turagushimiye cyane reka ndumva ikiganiro wenda twari dufitanye cyari icyo ngicyo reka gukomeza kuvuga byinshi kuko aho imbere dufite ikindi kiganiro tuzakubazaho ku bijyanye na ya mashusho ugiye gusohora wenda nitugaruka tuzabivuganaho reka tukureke ujye mu kazi utunganye uturimo ujye no guteka dore ndabona igihe cyo kurya kigeze ngaho ugira icyo ubwira abakunzi ba Kabanda Net 7 abakunzi ba Kabanda Net 7 turabakunda cyane ndabakunda cyane kandi ndabashimiye mbashishikariza gukora subscribe kuri Net 7 nongera mbibutsa kuri mwongeye mukore subscribe kuri Karima Films Rwanda mukore subscribe share and like na comment murakoze cyane ciao Karari tutaye twasoza ntari gukura mu mikoro imbere yego gira inama urubyiruko rwo muri iyi minsi ari abakobwa inkumi n'abasore ibagira inama icyo nabagirira rero mbere na mbere ni ugusenga Imana ikabashoboza kuko muri iki gihe cyugarije isi nyine harimo ibibazo byinshi turabashishikariza gusenga Imana birinda ibishuko by'iyi minsi kuko hari ibishuko byinshi bitandukanye yego ndabashishikariza kwirinda cyane murakoze
se karariwe ntabwo nagize iki kibazo nkikubazaho sinzi niba mwanyemerera nyine kuko mwanyangira ngo turacyawufiteho gatoya byibura nk'umunota umwe cyangwa ibiri wowe urasenga ngenda ukivuzaho ndakibuka usengera he ndi umukatolike uri umukatolike yego nk'umuntu wo mu rindi dini aje akagufiyansa cyangwa se akagutereta ntabwo ushobora kumwemerera oya namwemerera Mhm. Yego. umusore mukundana muri iyi minsi we asengera he nawe ni umukatolike nawe ni umukatolike urumva ni amata yabyaye amavuta ntabwo bizagorana cyane numufata neza nawe akagufata neza bizaba ari mahwe sibyo ngaho basezere ntacyo dukomeze na gahunda sawa murakoze kandi turabakunda cyane ciao bakunzi b'akabando net 7 turabashimiye cyane mukomeze kudukurikirana mukora share mukora subscribe na comment zirakenewe ku bijyanye Na n'ibiganiro like. ku bijyanye n'ibiganiro turimo tubategurira nzi neza ko ibyiza biri imbere ciao murakoze cyane imana wo mugisha amahoro y'imana akomeze kubana namwe amen